akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Reka tubasuhuze kandi twongere tubahe ikaze mwebwe abakunda gukurikirana ibyigisho by'iyobokamana mugezwaho n'ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Uyu munsi rero twabateguriye indi nsanganyamatsiko itubwira ngo umugabo w'intangarugero. Njye turi kumwe nitwa Mboneza Thomas. Reka tubanze dusenge hanyuma dusesengure iyo ngingo. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko wabanye natwe, waraturinze, waduciriye inzira dushobora kubonaho nk'ubutumwa bwiza, uhabwa icyubahiro. Wadukoreye ibyiza byinshi, niyo mpamvu natwe dupfukamye imbere yawe, tugusaba imbabazi z'ibyo twarangayeho n'ibyaha twakoze, n'inshingano tutujuje utubabarire, ubihanaguze amaraso y'umwana wawe, amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye kwiga ijambo ryawe, umwuka wera azabane natwe, adutere kumva no kumvira, adutere gufata imigambi myiza yo gushyira mu bikorwa no gutunganya ingo zacu mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero twongere tuguhe ikaze muri ya nsanganyamatsiko twababwiye tugiye kuvugaho umugabo w'intangarugero. Rero ubushize twababwiye umugore w'intangarugero, niyo mpamvu tugiye kuvuga n'umugabo w'intangarugero kugira ngo nibahura bubake ijuru rito, bubake urugo rushobora kuba umunezero kandi ruzasohokamo abana bazaba intangarugero ku isi kandi bakazaba umugisha kuri iyi si ndetse n'urwo rugo rugahinduka umugisha ku isi. Niyo mpamvu mu gitabo cya Yobu igice cyaho cya 11 umurongo n'uwa 13 kugera ku wa 15, Yobu nk'umugabo w'umukiranutsi mu rugo rwe, akaba umukiranutsi ku Mana, akaba umukiranutsi mu baturanyi, yahavuze aya magambo: nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko, niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugitekure, kandi we kwemera ko gukiranirwa kuba mu rugo rwawe, ni ukuri niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga, uzakomera kandi ntabwo uzatinya. Uwo ni umusaruro w'umugabo nyamugabo, w'umugabo ufite urugo rufite icyerekezo kandi nawe ari intangarugero. Nanone muri Zaburi 128 umurongo wa mbere naho haratubwira umugabo w'intangarugero n'umusaruro wabyo. Hahirwa ubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima, uzahirwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe, abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagosa ameza yawe. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Ubwo murumva ko uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Kubera rero ko dushaka kugira ngo turebe uyu mugabo w'intangarugero mu bandi, abandi bafatiraho icyitegererezo, wabera isi umugisha, turasoma mu gitabo cy'urwambere rw'Abakorinto igice cyaho cya 16 umurongo wa 13 n'uwa 14, haranditse ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Mube maso, nimurangiza mukomerere mu byo mwizeye. Kabiri, icya gatatu, mube abagabo nyabagabo, hanyuma ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Rero birasaba ko uba umugabo nyamugabo nyine, ukaba umugabo kuri wowe, ukaba umugabo mu rugo rwawe, ukaba umugabo ku mugore wawe, ukaba umugabo ku bana bawe, ukaba umugabo ku muryango ukomokamo, ukaba umugabo mu baturanyi, noneho ukaba umugabo nyamugabo ndetse ukaba n'umugabo mu mishinga yawe, ukaba n'umugabo mu guhagararira amahame y'iby'iyobokamana. Rero uyu mugabo w'ingirakamaro, uyu mugabo w'intangarugero yaba arangwa n'iki? Icya mbere
nuzi kandi akemera ko ari umutwe w'umuryango. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abefeso ni igice cyaho cya 5 kuri uyu murongo wa 23 hatubwira uburyo ari umutwe w'umuryango. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Umugabo ni we mutwe w'umugore, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Bigaragara ko aha harimo inshingano ikomeye, ntabwo ari ugupfa kwitwa umutwe gusa ngo yumve yuko ari uri hejuru y'abandi, ahubwo kuba umutwe ni ukwemera inshingano. Kuba umutwe ni ukwemera gutekerereza abandi. Kuba umutwe ni ukwemera kubabera urugero. Kuba umutwe ni ukwemera kubaha icyerekezo. Rero umugabo agomba kumenya ko ari umutwe, akaba n'umutware w'umuryango. Icyo ni icya mbere. Icyo rero umutwe umariye umubiri nicyo umugabo w'intangarugero ajya amarira umuryango we, nk'uko biboneka mu gitabo cy'urugo rwa gikirisitu ku ipaje yaho ya 203. Kuko umugabo ari we mutwe w'urugo, birumvikana ko umugore we amutegerejeho urukundo, kumwumva n'ubufasha bukwiriye kugira ngo arere abana. Abo bana rero barabasangiye ukubaho neza kwabo kureba n'umugabo. Abana nabo bategereje kose ababera inkingi n'umuyobozi. Nafate rero ubuzima uko buri, amenye guhitamwo ibikorwa n'abaturanyi bazakikiza umuryango we. Ikiruta byose, akorere byose mu rukundo no kubaha Imana, kandi akurikije inyigisho z'ijambo ryayo, kugira ngo ayobore intambwe zabe mu nzira nziza. Nguko rero kuba umutwe ni ukumenya kuyobora abawe mu nzira nziza kandi itunganye. Iyo yari ingingo ya mbere y'umugabo w'intangarugero. Ingingo ya kabiri, nuzi ko ari umutware n'umuyobozi w'urugo. Umugabo ni umutware kandi ni umuyobozi w'urugo. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho ni icya 3, umurongo wa 16 hatubwira ubutware icyo ari cyo. Ntabwo ubutware ari ugutegeka gusa, ahubwo hano haradusobanurira neza ubutware ni iki. Itangiriro 3:16 haranditse ngo, kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Bivuga ngo abo utwaye ujye ubakemurira n'ibibazo n'amakene. Ibyo bafite barabigutura, barakubwira, noneho nawe ukaba ufite ubushobozi bwo kubibakemurira. Iyo wananiwe gukemura inshingano ushinzwe kuba zigutezeho, ubutware ubafiteho buba bwashize. Rero ntabwo ubutware ari ugutegeka, ntabwo ubutware ari ugusanga ibidatunganye ngo utongane, ntabwo ubwo ari bwo butware. Ahubwo ubutware bwa mbere ni ugutanga amategeko, ariko wamaze no gukemura amakene, ibyo abantu bakennye. Mbese ukeneye imyenda yayibonye, ukeneye ishuri yaribonye, ukeneye kuvurwa yabibonye, ukeneye ibyo kurya yabibonye. Noneho rero ngaho bategeka ibyo barakora, ubategeka uko bazitwara, ubategeka uko bagomba kubaha Imana, uko bagomba kubaha ababyeyi, uko bagomba kubaha abakuru, ariko wanamaze kumenya yuko kwifuza kwabo wagukemuye. Mu gitabo cy'urugo rwa gikirisitu, reka dusome ku ipaje ya 204, turumva uburyo umuntu ajya aba umutware. Haranditse ngo, umugabo ni inkingi y'umuryango nyakuri, niwe utanga amategeko agaragariza mu mibereho ya kigabo imico myiza, idatezuka, n'imbaraga no gukiranuka, ubugwaneza, kwihangana, umwete no kuba ingirakamaro. Umugabo niwe mutambyi w'urugo, agashyira ku gicaniro cy'Imana igitambo cya mu gitondo na nimugoroba. Mu muryango we, umugabo niwe uhagarariye umunyamategeko mukuru wo mu ijuru. Niwe ukorana n'Imana, agira uruhare mu gusohoza ubushake bw'Imana no kwinjiza mu bana be amahame y'ubunyangamugayo, azabiteguza kwakira imico yera kandi itunganye. Umugabo ntakwiriye kugambanira inshingano ye yera, nta na rimwe akwiriye kwihakana ubutware bwe bwa kibyeyi. Rero nguko uko umugabo agomba kuba
umutware w'abi aho niwe mu rugo agomba kuhabera umutware. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero ni umuzingo wa 2 ku ipaje y'158 turasoma mu cy'igifaransa, niho turi bubone iyo paje 158 n'159. Umuryango abamarayika bishimira kubamo ni uw'Imana ifitemo ubutegetsi bw'ikirenga, aho abana bigishirizwa kubaha iyobokamana, Bibiliya n'Umuremyi. Imiryango nk'iyo ishobora kwiyitirira iri sezerano, abanyubaha nibo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Iyo se w'abana asohotse imuhira agiye kuzuza inshingano ze za buri munsi, aba akorerwamo n'umwuka w'ubugwaneza no kuyoboka, aheshwa n'isano afitanye n'Imana. Ni umukristo utagaragarira mu byo yizera gusa, ahubwo abigaragariza mu bushuti bwe no mu byo akorera byose. Akora umurimo we akiranutse, asobanukiwe ko Uwiteka amuhanze ijisho. Ibyo nibyo biranga uyu mutware. Rero kugira ngo atange amategeko meza afite icyerekezo, agomba kuba nawe hari ibyo yujuje. Agomba kuba afite ubwenge, afite ubugenzuzi, kandi afite n'igenamigambi. Ibyo se yabikura hehe? Yabikura mu mibereho ifite gahunda, azi gufata imyanzuro, kandi afite ubwitange. Nguwo umugabo witwa umutware iwe. Noneho ingingo ya 3, nuzi ko ari umutambyi w'urugo rwe. Kuba umutambyi se byaba bivuze iki? Witwa Yobu yarabishoboye, yari umutambyi w'urugo rwe, ngo yatambiriraga be ibitambo bihwanye n'umubare wabo. Ni Yobu igice cya 1 umurongo wa 5 haranditse ngo, nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo, agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo. Kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iminsi yose. Ntabwo yajyaga atamba badahari ngo abatambirire avuga ibyabo gusa, ahubwo yajyaga abahamagara kugira ngo abeze. Ubwo buri gitondo kwa Yobu habaga igicaniro cy'ab'umuryango. Rero yari umutambyi, yarabateranyaga akabigisha ijambo ry'Imana, akabigisha imico y'ab'ijuru, bakamenya iby'Imana ibasaba. Wakwibaza utese kugira ngo ube umutambyi byo bisaba iki? Mu gitabo cya Maraki ni igice cyaho cya 2 umurongo wa 5 kugera ku wa 7, naho haratubwira aya magambo. Isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro, nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha, ahindishwa umushyitsi n'izina ryanjye. Itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke, kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka, yahinduraga benshi bakareka ibyaha. Kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Burya rero akanwa k'umutambyi gakwiye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, ngo kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Rero uwo ni umutambyi. Muzabisoma henshi mu bitabo, nk'igitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku ipaji ya 87 herekana neza ko umugabo ari umutambyi w'urugo rwe. Igicaniro cy'ab'umuryango ni ingenzi kandi birakwiriye. Ese ahari umugabo aramutse yirengagije kuba umutambyi, wenda se bitewe n'inshingano nyinshi, hari igihe izo nshingano zaba ziturutse ahatandukanye, zaba iz'iyobokamana, ashobora kuba ari umubwirizabutumwa, ashobora kuba ari imishinga ye. Ese ahari biramutse bimutwaye umwanya yari afite wo gutambira be, ese uwo mugabo yazabisobanura ate imbere y'Imana? Mu gitabo cyitwa Umurimo w'ivugabutumwa ku ipaje y'199 kugeza kuri 200 haradusobanurira neza iby'iyi ngingo. Inshingano z'umugabura ni nyinshi cyane ahamuzengurutse, bugufi ndetse na kure. Ariko iya mbere mu nshingano ze niyo kwita ku bana be. Ntakwiriye kureka ngo atwarwe n'ibyo hanze kugeza ubwo yirengagiza guha abana be inyigisho bakeneye.
birashoboka wenda ko yabona iyi nshingano nk'ifite agaciro gake, ariko mu by'ukuri niyo rufatiro ndetse rwo kugubwa neza kwa buri muntu n'uko abantu benshi, kugeza ku rugero runaka umunezero w'abagabo n'abagore, bityo no kunesha kw'itorero biterwa n'imbaraga ikoreshwa n'umuryango. Kuzuza neza inshingano za buri munsi bifite ingaruka zabyo z'iteka. Isi ntabwo ikeneye mu by'ukuri ubwenge bwinshi, ahubwo ikeneye abagabo bafite ikinyabupfura, bakabera umugisha mu muryango wabo. Niba yirengagije urugo rwe kubwo kuganyishwa n'abo hanze, umugabura nta rwitwazo na rumwe aba afite. Kugubwa neza mu by'umwuka k'umuryango we biza imbere ya byose. Umunsi wo kubazwa no kumurika ibyo twakoze, Imana izamubaza icyo yakoze kugira ngo azane kuri Kristo aba afiteho inshingano yo kuba yarabyariye mu isi. Ibyiza bikomeye cyane bizanigwa kandi ntibishobora gukuraho umwenda Imana ikubaraho wo kwita ku bana bawe. Ingingo ya 5 mu ngingo ziranga umugabo w'intangarugero ni umurinzi w'urugo rwe. Agomba kuba umurinzi w'urugo rwe, ubwo bivuze ngo ni umurinzi w'umugore we, ni umurinzi w'abana be, ni umurinzi w'ibyagezweho, kandi ni umurinzi w'amahame y'Imana. Ni ibintu bigera kuri 5 agomba kurinda: ni ukurinda umugore, ni ukurinda abana, ni ukurinda ibyo bagezeho, ndetse no kurinda amahame y'Imana. Ibi byose nta kiruta ikindi, byose bigomba kurindwa. Niyo mpamvu iyo dusomye mu gitabo cy'urugo rwa gikirisitu ku ipaje ya 207 haratubwira aya magambo: Uwiteka yashyiriyeho umugabo kuba umutwe w'umugore ngo amubere umurinzi. Ni umurunga ubumbira hamwe abagize umuryango, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero n'umukiza waryo. Umugabo wese uvuga ko akunda Imana akwiriye kwiga yitonze iby'Imana imushakaho aho ari. Amategeko ya Kristo akurikizwa mu bwenge no mu mahoro. Uko niko umugabo akwiriye gukoresha ubutware bwe yigana umutwe w'itorero. Mwumvishe rero ko umugabo ni umurinzi w'umugore we. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero ni umuzingo wa 7, paje ya 45, reka bariho mpera, haranditse hagira hatya hati: mwene data, igihe cy'umugore wawe, imbaraga ze ndetse n'umunezero we biri mu biganza byawe. Ubwo gukoresha igihe neza, kuba yaba umunyembaraga ndetse n'umunezero we ngo biri mu biganza by'umugabo we. Niyo mpamvu agomba kumurinda. Icyitegererezo cyawe ku mugore wawe gishobora kumubera impumuro y'ubugingo izana ubugingo, cyangwa se kikamubera impumuro y'urupfu izana urupfu. Ba maso kandi ugire amakenga menshi kugira ngo utaza kwangiriza ubuzima bwe, akaba yabubura bitewe n'uko utabaye maso. Ni ingenzi ko ibi bigomba kwitabwaho kugira ngo uyu muntu abe ingirakamaro. Dukurikirane neza muri iki gitabo n'ubundi cy'ibihamya by'itorero, ni umuzingo wa 7, kuri iyi paje ya 48. Mwene data, umunyabwenge, uwihangana, ibuka neza ko umugore wawe akwemera nk'umugabo we. Kubw'ibyo we kujya usa n'umuturaho amategeko. Reka ahubwo amategeko umuha abe ayo kumufasha no kumwunganira. Ntukamushyiraho amategeko y'amananiza kandi y'igitugu. Ntugakoreshe imbaraga uhatira umugore wawe gukora ibyo ushaka. Ntugakoreshe imbaraga zawe uhatira umugore wawe gukora ibyo wowe ushaka. Ahubwo se bizagende biti? Ibuka neza ko afite ubushake, kandi ko ashobora nawe kuba afite izindi nzira yabikoramo akaza kubitunganya nk'uko ushaka. Rero niyo mpamvu mu kumurinda ntabwo ugomba kumuhata kugira ngo utaza kumukomeretsa. Rero umugabo afite inshingano yo kurinda umugore, kandi afite inshingano yo kurinda abana be, ndetse afite n'inshingano yo kurinda ibyagezweho, kandi afite inshingano yo kurinda amahame mu muryango. Mu gitabo n'ubundi cy'ibihamya by'itorero, ni umuzingo wa 2,
mu gifaransa n'ikinyarwanda ni 117, naho haranditse ngo ise w'umuryango akwiriye kugaragariza urugo rwe inyungu ikomeye kandi akerekana ineza ye mu buryo bwihariye ku mugore we niba ari umunyantege nke. Muri ubwo buryo azazitirira irembo indwara nyinshi, kuko amagambo meza y'urukundo kandi atera akanyabugabo ni meza cyane kuruta imiti myinshi yo mu isi y'ingenzi. Azatera akanyabugabo umutima ucitse intege, kandi umunezero uzamurikira mu muryango wose. Uzagororera imbere mu muryango imbaraga zagezweho ise w'umuryango azaba yarakoresheje kugira ngo yiyerekane nk'ukunda mu bikorwa bye ndetse no mu magambo ye. Rero umugabo nyamugabo, umugabo w'ingirakamaro agomba kuba arinda abe muri ubwo buryo. Niyo mpamvu muri cya gitabo cy'urugo rwa gikirisitu ku ipaje ya 209 handitse amagambo avuga atya ati: umugabo akwiriye kugaragaza cyane ko yitaye ku muryango we, ashingiye ku bushobozi buke buri muri kamere y'umugore. Akwiriye kugaragaza ko amwitayeho mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu rero agomba kwita kuri uwo muryango, akaba umurinzi w'abana be, akita ku byo bamaze kugeraho, ndetse akita no ku mahame mu muryango kugira ngo birindwe. Ingingo ya 5 iranga umugabo w'ingirakamaro: ahora abona uburanga bw'umugore we, bityo ntahora amwirambagiza, ahubwo abona umugore we akabona ko ari umunyaburanga, akabona ko yatoranije neza kuzageza igihe azasazira. Mu gitabo cy'imigani ni igice cyaho cya 6 umurongo ni uwa 15, harimo aya magambo atubwira atya: ujye unywa amazi y'iriba ryawe, amazi ava mu isoko wifukuriye, mbese amasoko yawe yasandarira hanze n'imigezi yawe yatembera mu mayira. Bibi byawe bwite, kandi ntubikorere mu nzaduka. Isoko yawe ihirwe, kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe, nk'imparakazi ikundwa n'isirabo nziza. Rero Bibiliya iti wishimire umugore w'ubusore bwawe. Nanone mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo ni igice cya 1 turasoma umurongo wa 12 n'uwa 13, haranditse ngo: igihe umwami yabaga yicaye ku meza ye, impumuro y'amadahano yanjye yaratamaga, umukunzi wanjye yameraga nk'ishangi iri hagati y'amabere yanjye. Uyu ni umugore uri kubivuga, ari gutanga ubuhamya avuga ati: igihe umwami yabaga yicaye ku meza ye, mbese ubwo yicaye muri saro, ngo impumuro y'amadahano yanjye yaratamaga, mbese ubwo yajyaga yumva muri we anejejwe n'umugore we. Kandi ni umugore uri kubihamya ati: rwose igihe umugabo wanjye yabaga yicaye ku meza, najyaga mbona anyishimiye, nkabona rwose andutisha abandi bose. Niyo mpamvu rero umugabo w'ingirakamaro ni umugabo uzi yuko atajya ahora mwirambagiza, ahubwo anyurwa n'uwo yashatse. Mu gitabo cy'urugo rwa gikirisitu ku ipaje y'170 haradusobanurira naho iyi ngingo mbere y'uko tujya ku yindi. Umugabo akwiriye gufata nyina w'abana be nk'ukwiriye kugirirwa neza, impuhwe ndetse n'urukundo. Rero uyu ni umugabo w'ingirakamaro. Hanyuma ingingo ya 6 mu biranga umugabo w'ingirakamaro: nuzi neza yuko afite inshingano yo gutunga abe. Mu gitabo cy'urwa mbere rwa Timoteyo ni igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 8 haranditse hagira hatya hati: ariko niba umuntu adatunga abe, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa, kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Udashoboye gutunga abe, ngo cyane cyane abo mu rugo rwe, ngo ababaye mubi cyane, ndetse ngo aba yihakanye n'ibyizerwa, ngo akaba abaye hanyuma y'utizera. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo ni uwa 5 ku ipaje y'179 ndetse n'180 haranditse ngo: Imana yaguhaye imbaraga n'ubwenge, ariko ngo ikibazo ni uko utajya ubikoresha.
ngo Imana yahaye abagabo imbaraga n'ubwenge ngo ariko abenshi ntibajya babikoresha. Harakomeza ngo imbaraga zawe zirahagije kugira ngo ushobore gufasha umuryango wawe. Niba ari ngombwa byuka kare mu gitondo ndetse inyenyeri zikiri kwaka ku ijuru. Ngaho tegura gahunda zo gukora ibintu byawe ndetse ubishyire mu bikorwa. Baratubwiye ngo niba ari ngombwa byuka kare mu gitondo inyenyeri zicyaka. Nurangiza panga gahunda z'ibyo urakora kandi ubishyire mu bikorwa. Icya gatatu, kora neza ibyo wapanze keretse gusa uburwayi ari bwo bugupfukamyeho. Mbese ubwo igihe uburwayi bwagushyize hasi niho gahunda zawe zizakomwa mu nkokora. Byaruta ukigomwa ibyo kurya n'ibitotsi aho kugira ngo wicuze kuko wananiwe kuzuza inshingano zawe ushinzwe. Muri icyo gitabo harakomeza ngo nta rwitwazo kuri mwene data wikundira ubunebwe, udashaka gukora, utihimbira cyangwa ngo yishakire ibyo yakora, bene uwo ntakwiye kwihanganirwa. Harakomeza ngo inzira nziza kuri we ni ukuva mu rugo akajya gukorera ushoboye kumupangira. Agomba kuva iwe akajya kureba abakorera bashoboye kumupangira. Muri icyo gitabo harakomeza ngo ntabwo Imana yigeze igena umugore kuba umucakara w'umuryango. Niyo mpamvu umugabo afite inshingano ikomeye yo gukorera uwo muryango ibikwiriye byose. Ntabwo agomba gutezuka ku migabo n'imigambi myiza y'umuryango. Mbese ubwo iyo bicaye nk'umuryango bagapanga ibigomba gukorwa, bagashyiraho imigambi, niwe wa mbere w'ibanze ufite inshingano yo gukurikirana ko byashyizwe mu bikorwa. Muzabisoma mu gitabo cy'urugo rwa gikirisitu ku ipaje y'171. Ingingo ya 9, ni uwemera kwakira no kugenzura inama z'umugore we n'abana. Mu gitabo cy'imigani igice cya 24 umurongo wa 3 haranditse ngo urugo rwubakwa n'ubwenge kandi rugakomezwa no kujijuka. Bivuga ngo iyo umuntu ari umunyabwenge ajya amenya ko ubwenge bwe bujya bwuzura ari uko buvanze n'ubw'abandi. Icyitegererezo cyoroshye ni umugabo umwe witwa Nabali. Uyu mugabo yari ikigoryi, ngo Bibiliya niko imwita. Ubugoryi bwe bwatumaga atemera inama z'umugore n'abana n'abakozi. Noneho icyo byamubyariye ni uko igihe yari agiye guterwa n'ingabo za Dawidi, kubera ko yari yamaze guhemukira Dawidi, abakozi aho kugira ngo bajye kureba Nabali bamubwire ibigiye kuba, ahubwo bagiye kwirebera umugore. Umugore aba ari ujya guhakwa batagishije inama umugabo kuko atemeraga inama zabo. Rero iteka ryose ubwenge bw'umuntu buba bwuzuye iyo abwongeyeho ubwo abandi. Ingingo ya 10 y'umugabo w'intangarugero ni uha agaciro abagize umuryango bose. Abagize umuryango bose, umugore, umwana, umukozi, umuturanyi, abashyitsi, abavandimwe bahari, bose bafite agaciro muri uwo muryango. Turatanga icyitegererezo giki mu gitabo cy'imigani igice cyaho cya 11 umurongo wa 12 haranditse hagira hatya hati: ugaye umuturanyi we nta mutima agira, ariko umuntu ujijutse wese aricecekera. Ubwo bigaragara ngo n'abaturanyi nabo bafite akamaro. Yaba ari umugore wawe, yaba ari umwana wawe, yaba ari umukozi wawe, yaba ari umuturanyi wawe, yaba ari abavandimwe bawe, umuntu wese afite umumaro, agomba guhabwa agaciro. Abakozi bahabwa agaciro. Turatanga icyitegererezo ni mu gitabo cy'urwa 2 rw'Abami igice cyaho cya 5 umurongo muzahera ku wa 2 mugeze ku wa 3. Hari amateka y'agakobwa k'akanyagano kari karanyazwe mu Isirayeli, bakajyana iyo ngiyi iwabo. Bagezeyo igihe kabonye shebuja arwaye, maze karangije kihererana nyirabuja, karamubwira kati nyamara uriya mugabo wawe, uriya databuja aramutse agiye iwacu, hariyo umuhanuzi yamukiza, yahakirira. Wa mugore ntabwo yasuzuguye inama z'uwo mwana ngo nuko ari umunyagano, ngo nuko ari umukozi,
ahubwo yarazakiriye arazemera, nawe aziha umugabo nawe azakira nk'izitavuye ku mwana, ahubwo arazemera. Ntabwo yasuzuguye umugore we, ntabwo yasuzuguye ngo nuko bivuzwe n'umukozi, ahubwo yarabyemeye. Arangije nawe ajya kubisaba umwami amwemerera kujyayo, arangije arahakirira. Rero ntawe ukwiye gusuzugurwa mu muryango. Ingingo ya 11 ni ufite icungamari n'ubwenge bureba kure. Uyu muntu aba azi kuzigama, akamenya gutegera akazaza ejo, akamenya ko ejo hari igihe umuntu yarwara, akamenya ko hari igihe kizagera abana bakajya kwiga, akamenya ko hari igihe kizagera bakagira abashyitsi, bityo akamenya gutegera akazaza ejo. Igihe abantu bamwe amafaranga yabo bayamarira mu turyoshye, abandi ubwo ni nka za burushete, ni udutoki, ni icupa, ubwo akaba ari umugabo uzi yuko atagomba kurara icupa, kandi ubwo akarara icupa nta gihumbi yatereye kuri konte, ariko akakinywera. Ubwo rero uwo nguwo namenye yuko ntabwo rwose ari intangarugero, ahubwo umugabo w'intangarugero ni uko buri munsi cyangwa se buri cyumweru cyangwa se buri kwezi, bitewe n'ubushobozi bw'ibyo yinjiza, agomba no kugira ibyo azigama kugira ngo ashobore gutegurira umuryango we ahazaza heza. Muzabisoma mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, ni ku ipaje ya 75 y'umugabane wa 2 w'inama zigirwa itorero. Naho mu Cyongereza no mu zindi ndimi muzareba icyigisho cya 27. Uwiteka ashaka yuko abantu be batekereza neza kandi bakitonda. Ashaka yuko biga kuzigama mu kintu cyose, ntibagire icyo bapfusha ubusa. Mukwiriye kwiga kumenya igihe cyo kuzigama n'igihe cyo gukoresha amafaranga. Ntitubasha kuba abayoboke ba Kirisitu keretse twiyanze tukikorera umusaraba. Dukwiriye gutanga, tugereranya, duteraniriza hamwe akantu kose, mudoda imitwe y'imyenda yanyu yacitse. Abagabo bagomba kwirinda ibibatwara amafaranga bitari ngombwa. Hari abayajyana mu tubari, twabivuzeho, abandi bayajyana mu gakungu bakajya gukina ibiryabarezi. Iki ni ikibazo kinini cyane, kubona umuntu w'umugabo nawe wabyaye ufite urugo ari gukina ibiryabarezi atereramwo ibiceri. Ni ikibazo kinini cyane kubona ari kujya kubetinga ku mipira y'amakipe ari butsinde, aho akahatakariza amafaranga menshi kugeza igihe bimubereye ibiyobyabwenge. Iki ni ikibazo cyane kugeza igihe abenshi barara ijoro bari kureba umupira, noneho ejo imirimo ikamunanira kubera ko atasinziriye. Aba ari ikibazo gikomeye cyane kandi ni akaga. Cya 12 mu biranga umugabo w'intangarugero, nuzi kwiyumvisha ibikenewe. Amenya amakene y'umugore, akamenya amakene y'abana, akamenya ko bafite abashyitsi, ko burya abashyitsi bari burye, abashyitsi bakeneye kuzategurirwa aho baryama. Nubwo atari urabitegura, ariko agomba kumenya yuko mu nzu bihari, mbese akaba afite umutekano w'umutima. Umugabo w'ingirakamaro, umugabo w'intangarugero, nuzi ibikenewe. Icya 13, agomba kugira ikinyabupfura kimuhesha agaciro. Akagira ikinyabupfura mu myambarire, akagira ikinyabupfura mu magambo, mu mivugire, akagira ikinyabupfura mu myitwarire iyo ari yo yose, kugira ngo ahabwe nawe agaciro. Mu gitabo cy'urwa 2 rw'Abakorinto, ni igice cyaho cya 6 umurongo wa 4, haranditse hagira hatya hati: ahubwo mu kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro no mu byago. Uyu agomba kuba yiha agaciro, akambara akikwiza nk'umuntu w'umugabo, akavuga aho bikenewe, ntavuge igihe cyose yumva ngo singiro agenda ntavuze, ahubwo akajya avuga ari uko ibyo kuvuga bifite kandi bikenewe. Ingingo ya 14, nugira impuhwe no kugoboka abo yarushije amahirwe. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'urugo rwa Gikirisitu, ni paje ya 437. Ingingo ya 15, nusabana n'abana, agasabana n'umugore mu biganiro n'igitaramo cy'ab'umuryango. Azi neza ko ari igitaramo cy'ab'umuryango, azi ibyiza bya nijoro yuko ari igitaramo, akamenya ibyiza bya mu gitondo ko ari ugusenga no kwiga ijambo ry'Imana.
bityo rero nawe agira uruhare mu gitaramo cyabe kugira ngo bamwiyumvemo nabo bumve bamukunze, bumve bamukumbuye igihe adahari, nuko agomba kuba agira igitaramo mubi. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikirisitu ku ipaje ya 203 haranditswe ngo umugabo agomba gukora ibimureba byose kugira ngo umunezero wiganze mu rugo rwe. Reka ingorane ze n'ibimuremerera uko byaba bimeze kose ntibihungabanye umunezero w'umuryango. Igihe arangije imirimo ye ajya ataha iwe afite kumwenyura ku minwa ye n'amagambo yuje urukundo. Ntabwo ingorane yiriwemo mu mirimo itandukanye ajyaza ngo aziture mu rugo, ngo aze ari umunyamushiha, umunaniro utuma avuga nabi, ahubwo yaje akumva ananiwe anyura muri dushe akoga, yamara koga maze amazi akasa naho amugaruyemo imbaraga n'intege, maze yarangiza akaza agataramana nabi. Mu gitabo cy'urwa kabiri rwa Ngoma igice ni cya 24 kuri uyu murongo wa 15 haranditswe ariko Yehoyada ashyize kera ageza mu zabukuru arapfa. Ubwo yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse, bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi hamwe n'abami, kuko yakoze ibyiza mu Bisirayeli no ku Mana no ku nzu ye. Yakoze ahantu hatatu: yakoze ibyiza mu baturanyi ni mu Bisirayeli, yakoze ibyiza ku Mana ni mu itorero, yakoze ibyiza mu nzu ye ni mu muryango, maze abishimirwa n'abantu kandi n'Imana iramushima. Rero bantu b'Imana, twari turi kureba ibiranga umugabo w'intangarugero, nuzi kandi akemera ko ari umutwe w'umuryango, nuzi ko ari umutware n'umuyobozi w'urugo rwe. Icya gatatu, nuzi ko ari umutambyi w'urugo rwe, ni umurinzi w'urugo rwe. Icyo ni icya kane. Icya gatanu, ni inshuti y'umugore we ndetse n'abana be. Icya gatandatu, ahora abona uburanga bw'umugore we, bityo ntabwo ahora mwirambagiza. Icya karindwi, afite inshingano yo gutunga be. Icya munane, ntatezuka ku migabo n'imigambi myiza y'umuryango. Icya cyenda, ni uwemera kwakira no kugenzura inama z'umugore we ndetse n'abana. Icya 10, ni uha agaciro abagize umuryango bose adakuyemo n'umwe. Icya 11, ni ufite icungamari n'ubwenge bureba kure. Icya 12, ni uzi kwiyumvisha ibikenewe. Icya 13, agomba kugira ikinyabupfura kimuhesha agaciro. Icya 14, ni ukugira impuhwe no kugoboka abo yarushije ubushobozi. Icya 15, ni usabana n'abana n'umugore mu gitaramo cy'ab'umuryango. Imana idufashe duhe kubaka ingo nziza zizaba ijuru rito hano ku isi, maze bikatwiteguza kuzimukira mu ijuru, aho tuzaba turi kumwe n'Imana, tutazarwara, ntiturwaze, tutazapfusha, ahubwo tuzagira ubuzima nk'ubw'Imana butarwara, mbese ubuzima butagira iherezo. Ngaho buri wese nagira uruhare mu kubaka umuryango we neza. Umugabo amenye ibye, umwana amenye ibye, umugore amenye ibye, bose babihurize hamwe bubaka ijuru rito. Nibyo mbasabira, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abantu.